Bakunzi ba N-Africa TV turabashuhuje. Uyu munsi turi mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Nkuko rero twabemereye ko tuzatubagezaho ibiganiro bivuga ku bukungu cyane, tureba iterambere ubundi mu ntara y'Amajyaruguru turi kumwe rero n'umudamu uri aha ngaha ukiri mutoya w'umujene rwose ukeye, dusanze hano ku murenge wa Kinigi, ariko akaba afite by'umwihariko ibikorwa byinshi akora. Mwatangira mutwibwira? Murakoze, amazina nitwa Uwamahoro Providence, nuruka mu murenge wa Nyange, akagari ni Kabeza, umudugudu ni Rwebeya. Bivuze umurenge wa Nyange, ubwo nawo ni mu karere ka Musanze? Yego, ni mu karere ka Musanze. Umurenge wa Nyange se n'umurenge wa Kinigi bihura bite? Ubundi umurenge wa Nyange n'umurenge wa Kinigi ni ukuvuga birafatanya. Ni imirenge yegeranye? Biregeranye. Aha, none rero tugusanze hano, turifuza kugira ngo tuganirize muri makeya. Hano muri Musanze ibikorwa by'iterambere tubona ni umujyi rwose wateye imbere cyane, ni umujyi ubona ugeze ku rwego rwo hejuru. Ese nkamwe muri hano muri uno mujyi wa Musanze, by'umwihariko muri no mirenge ibiri Kinigi na Nyange, ubona ibintu bijyanye n'imirimo bimeze bite? Ibintu byo kwihangira umurimo bimeze bite? Ubundi muri uyu murenge ibintu byo kwihangira umurimo ni ibintu byiza cyane, biragenda. Icya mbere ni ugutinyuka ugakora. Urugero nkanjye nihangiye umurimo wa dekorasiyo, nambika abageni nkanadekora. Urumva uwo ni umurimo nihangiye. Ngiye nkirangiza segonderi ntabwo nabanshije kugira amahirwe yo kwiga kaminuza. Nabonye rero kwirirwa nirukanka njya kudeposa hirya no hino, mbona bitavamo. Fata iya mbere njya kwiga ibintu bijyanye na dekorasiyo, maze kubimenya naragiye ntangiza igishoro gikeya. Naragiye ngura intebe z'abageni, ngura agapira, ngura amatrepiye, ngura na tuno dutebe bakodesha tumwe twa muresi. Ubwo ndagenda nshakisha inzu, ndagenda ntangira gukora. Ariko ngitangira gukora habagamo kwitinya. Naritinyaga cyane, ntago nari nagenda ngo mbe napatanikira akayenda c'ibihumbi 500. Numvaga ntabishobora. Ariko noneho aho naziye kubona amahugurwa ya Kataza, ubu ngubu naratinyutse. Ndagenda nk'umurenge ntuyemo mu murenge wa Nyange, ntabwo habaye fete runaka cyangwa umurenge urakoresha ikintu runaka ngo babe bahundi muntu akazi, ni ngiye bahita batumaho. Urumva kwitinyuka ni ibintu byiza cyane. Urakoze cyane. Uvuze ibyo wabashije kugura, umuntu wabyumva cyangwa se kuba zadukurikira ndetse n'abazareba iki kiganiro, ashobora kuvuga ko waba waratangije amafaranga menshi cyane. Warondoye intebe, warondoye amatente, warondoye ibintu wavuze byose bijyanye na dekorasiyo. Uwabitekereza avuga ati aturiya muntu ifaranga rero yarifashe mbere, byaba ari byo? Oya, ngiye ntabwo natangije amafaranga menshi, ahubwo natangiriye ku mafaranga makeya. Natangije ibihumbi 150. Natangiye ngura tuno dutebe nyine, kamwe kagurwa 3,000. Noneho nguze udutebe nkazajya ndukodesha. Amafaranga yavuyemo nkayagura ikindi kintu. Noneho ibyo ntabaga ntafite, naragendaga kwa bagenzi banjye kabikodesha, nkungukaho udufaranga dukeya. Twamara kuboneka nanjye nkagira nkagura ibyanjye. Ntabwo natangije amafaranga menshi usibye kwitinyuka. Umwana w'umukobwa wakubona ku bazaba bakurikiye cyangwa se bazareba N-Africa TV bakabona kino kiganiro, umwana w'umukobwa urangije kwiga segonderi cyangwa se arangije kaminuza, yabuze aho ahera. Yego. Wamugira nama ki? Ese arajya i Kigali gushaka akazi? Ese arabigenza ate kugira ngo yiteze imbere nk'uko nawe witeje imbere? Wavuze uti Kataza yaragufashije. Yagufashije gute ku buryo nawe wafasha? Kanda subscribe kuri N-Africa TV kugira ngo ubone amakuru y'ingenzi ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bizagufasha kugubwa. Bampaye amahugurwa yo gusevinga, kumenya kwizigama. Amahugurwa baduhaye, urugero ushobora gukorera buno inaha hari ahantu hakorwa ibiyede, ahantu bari kubaka. Ushobora gukorera 3,000, ntago urya 2,000 ngo wizigama, ahubwo 1,000. Ahubwo urya 500, andi 500 ukayashira mu mayinite n'iki, noneho 2 ukabyizigama.
iyo ukoze buke buke urushaho gutera imbere. Muri kwa gutera imbere ushobora kugura inkoko, ushobora kugura intama, ibyo byose byatuma utera imbere. Ugarutse ku kintu gikomeye cyane cyo kwizigama. Yego. Ese kwizigama ku badamu birashoboka? Birashobokana cyane. Nk'ubu wizigama angahe ku kwezi? Ubundi njye ku kwezi uburyo nizigamamo ntago ngenda ngo yenda ngo nyashira ahantu runaka, ahubwo hari ikimina mbamo. Hari ikimina mbamo, harimo n'abakozi b'umurenge, urumva amaze kugera ku rwego rushimishije. Yego. Nimba abakozi b'umurenge bakora ikimina nanjye nkajyamo, urumva ni umugisha. Ngiye buri kwezi ubundi icyo kimina nkotezamo, mfitemo imyanya 2, nkotezamo 20,000 buri kwezi. buri kwezi. Ubwo 40,000 birinjira. Yego. Okay, noneho rero ku batukurikiye ndetse n'abazadutega amatwi, nagira ngo nkubaze, ese wasoza ugira nama ki urubyiruko ruvuga ko nta gishoro rufite muri ino minsi ya none? Ubundi igishoro cya mbere ni mu mutwe. Inama nabagira ni ukugabanya ibintu byo kuvuga ngo nge nzabona akazi, mfite anko ukize azagira utazagira uti. Inaha anakoze ikintu cyo kwizigama. Noneho ikindi uburyo yakwizigamamo, ashobora kuba afite umubyeyi afite akarima runaka. Hari ibintu bita kwiharika. Ashobora kwegera umubyeyi akamusaba agapariseri gatoya. Ntago namubyeyi yenda ngahere ku birayi, yahera ku mboga, zino mboga rwatsi. Agiye agakora akajeride, buri mboga ubundi wazitayeho neza wazajya isoroma buri cyumweru. Buri cyumweru ajyana ku isoko, ubwo niko aba ari kubona igishoro kinini, yazagera hakaba yahinga n'ahantu hanini. Kandi ikindi kintu nagira urubyiruko, hari andi mahirwe bakunda guha urubyiruko nka Youth Volunteer, abakorerabushake nyine murababona bano turabazi, bafasha abatishoboye ibintu nk'ibyo. Iyo ugiyemo hari ahantu habamo motivasiyo cyane, nanjye mbabamo. Hariya ntabwo bigirwa imyaka, byibuze iyo utaragira imyaka 65. Iyo ugiyemo rero mwaba ari abantu amahirwe dukuramo, hari ibirakabiza. Icyo gihe iri wa wundi wibera mu mudugudu aho ngaho ntabwo wabibona. Ariko noneho Youth Volunteer bagufata muri ba bantu bakaba baguha ikiraka, wabona udufaranga ukarushaho kwiteza imbere. Reka rero dusoze tugushimira, ariko noneho nanone uwagukenera kugira ngo umugire inama, uwagukenera kugira ngo aze kureba business yawe yagusanga hehe? Yansanga ubundi mu murenge wa Nyange niho nkorera, akagari ni Kabeza, hari ahantu bita centre yo ku kiraro. Aho ngaho noneho nimero yanjye ya telefone ni 0788917280. Bakunzi rero ba Africa TV, mu by'ukuri twari kumwe na Providence, umudamu wo mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu murenge wa Nyange, duhuriye ku murenge wa Kinigi. Akaba ari umwe mu badamu biteje imbere abifashijwemo n'umushinga witwa Kataza wamuhaye amahugurwa. Maze rero kumva yuko yiteje imbere, abakeneye kuba bamusura, abakeneye kuba bareba ibikorwa bye, mwamwegera. Reka dukomeze gukataza dukirigita ifaranga. Mwakoze cyane, turabashimiye. N'ubutaha muzaduha ikindi kiganiro. Yego. Sawa sawa. Yego.